shaka ko nsubiza amafaranga namuhiye kaminuza. Yarambwiye ati ngewe nagushakaga kwiga nkarangiza narabibonye ubuzima bwiza ndabufite ubundi kuri salary nifuza. Oya reka two kubivugaho bitarasohoka, reka ubutabera bubirangize rwose mu nyamakuru. Bari bizeranye, barakundanaga, bari barahanye umubiri, bari barahanye byose byiza biri kwisi ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe wabonaga undi mumboni yuko yazamuhemukira. Ese uraho urukundo rwa none? Urukundo rwa none rukurikira ibiceri byashira cyangwa se bigashirira amaso akongera agahindukira karuna nkaho rutigeze ruhaba. Ndagira ngo kurura agatebe ngucira umugani ubundi nkubambuza umugano. Umenya ayangaya yarabonye umuvumo kuva na kera na kare yagurwa ikinege. Umwana umwe rukumbi, imfura ya papa, data wa twese, Imana yo mu ijuru, batubwira yuko ari we mwana wenyine yari yarabyaye ndetse ikemera kumutanga ku isi kugira ngo wamwizeraga wese atazarimburwa. Ni nako byagenze, ariko mu rugendo rwe yakomeje kugenda ahuriramo n'ibibazo bitandukanye ku isi. Ntabwo ibintu byaje koroha. Aya makenya baje kuyamugurisha. Kuva na kera na kare ubugambanyi bwagiye buba hirya no hino ku isi yarakoreshejwe. Ubundi bavugaga yuko abagore beza bose ari ab'umwami. Ntekereza yuko batashingiraga ku kuba uwo mwami yari mwiza, ahabwa igitinyiro, ubushobozi no ko yarashoboraga gutunga abagore benshi. Ibi byose bishingiye kuri aya makenya y'amahera byatumaga yitwa umugabo uruta abandi bose. Yagera iwawe, murabyibuka mu Rwanda iyo wasangaga ku irembo yashinze icumu, wagombaga kuzerera cyangwa se ukabutembera mu gihe wamenye yuko umwami yagezemo rwawe ari kwihakabyizi. Yahasiga umwana cyangwa se yahabyara umwana akazamugabira, akamuha ibikingi, akamuha inka n'ibindi byose by'ubushobozi bishingiye kuri aya makenya y'amakoro. Yabaga yarakoranyirijwe ibihe bitandukanye, bakamutura, bakamuzimanira, akamuntu nyine ufite ubutunzi kuruta abandi bose. Aya makenya y'amafaranga kuva na kera na kare bagiye bakunda kuyatazira yuko ari amazirantoki ngo ya Satani. Abandi bati kuko ari byo twazihorera hasohokera, bati baba bayabeshyera. Ni meza cyane. Muri isi ya none twabonye yuko agura urukundo. Icyakora hari ibintu byinshi adashobora. Ashobora kugura urukundo ariko ntiyagura gukundwa. Ashobora kugura imyambaro myiza ariko ntabwo yagura kuberwa. Ashobora kugura igitanda cyiza cyangwa se uburyamirwa bwiza cyangwa se ubusaswa bwiza ariko ntabwo yagura ibitotsi. Ashobora kugura ishuri ryiza ukajya kwigamwo ariko ntiyagura ubumenyi cyangwa ubwenge. Nukuri aya makenya twamaze kuvumbura yuko byinshi byiza urarikiye cyangwa ushaka ku isi yabikugezaho, ariko kubitindana biragoye. Bikagenda bikivuruguta bikazenguruka, byagera ku rukundo bikamera nk'umugani. Ushobora kugura uwo mukundana ariko kurambana nawe bikaba ibibazo cyane. Ushobora kugura inshuti ariko kubona iz'ingenzi muri aya mafaranga nabyo ngo biragorana cyane, kubera iyo zije ziyakurikiza kumva cyangwa se zikamenyekana n'uko yaba yashize, zose zirahindukira zikigendera, zikongera zigakurikiraho umurari wazo uri kuzumvisha yuko naho yaba yayasuye. Aya ngaya yo ameze nk'umugenzi. Hari abantu twumva kuri isi bavutse bayasanga no kugeza n'amagingo bakaba bakiyafite, ariko barahihibikana bagakora hirya no hino ngo barebe yuko bayabona. Niko bimeze, bakanayabona, ariko iyo bagiye gutaha nta muntu n'uyu n'umwe yamanukana ikizimu. Abagiye babigerageza bagezeyo imva barazitaburura, bayabamururaho cyangwa se bayabakuramwo. Turi kwivugira ku mafaranga. Amafaranga, amahera, kimwe mu bimenyetso by'isi y'aka kanya bigaragaza yuko umuntu yaba akize kuko, cyangwa se umuntu yagera kuri byinshi byiza utayafite atageraho. Ariko abemera Imana bakavuga yuko uko wayageraho kose uzataha kandi utazatahana. Reka tuyareke. N'iby'isi bavuga yuko ari ubusa, ariko ngo utayafite n'ubundi urara ubusa. Tubireke. Turi i Kigali mu Rwanda ariko twatembereye, turi kuzenguruka ibice bitandukanye by'ibyaro. Uyu mukobwa utaruzwi n'umuntu n'uyu n'umwe yabaye kimenya bose, ari kuzengurutswa ku mbuga nkoranyambaga no kuri stati zacu za WhatsApp. Ariko ntago ari urukundo rundi tumufitiye, ahubwo nukumva inkuru y'agaterera nzambaye uburyo yafashe umutungo yari amaze yakorera ubuzima bwe bwose, akabugura umusore, akamurihira, akamukorera ibyangombwa byose azi yuko azamurongora. Kera kabaye rero uyu musore amwimye ibye, cyangwa se yamahitamo uyu mukobwa yari yashatse kumushoramo byose birapfuye. Bamwita Mizero Rosine wo mu murenge wa Nyange, aha ni mu karere ka Ngororero. Arashinja umusore witwa Uwizeyimana Jean Claude kumubenga ni nyuma yo kumurihirira Kaminuza. Ariga rwose kuva primaire, dore ko ikibura mwaka atigeze kiga kubera ubushobozi yari yakuriyemo. Arakomeza aragenda, abanza arayakubita arayarangiza, yikoza mu yisumbuye. Ubwo agiye kujya Kaminuza abona ibintu ntibizakunda. Mizero rero ati ndi hano narizigamye kandi nakubonye umugabo wawe, umugabo w'icyerekezo, niko gutangira kumushoraho. Ariko se byagenze gute kugeza ubwo uyu Mizero abaye kimenya bose aka kanya twese tukaba twatangiye kumuvuga? Ari ku mbuga nkoranyambaga, ku mabillboard hose. Umukobwa w'umunyarwanda niwe wa mbere mu mateka waguze amafaranga umusore akamwishyurira Kaminuza. Abandi babikoze ntibabivuze, ariko uyu nguyu akaba yaje guteza ubwega avuga yuko byanga byakunda izi miliyoni zisaga 3 cyangwa se zirengaho gatoya agomba kuri buze kuzishyurwa. Twitwa Kigali Line News. Ndagushimiye kuko ukomeza kubana natwe, kudukurikira mu makuru yacu, ibiganiro ndetse n'izindi gahunda zicangaha. Uruhare rwanyu rwarakomeye cyane.
kuba aho tugeze aka kanya. Ngaho kurura gatebe turebe by'umwana w'imyaka 28 ufite ubwoba yuko yaba agiye gupfa ari ingaragu. Hari ubwo turamwita ingaragu cyangwa se turamwita umukobwa wagumiwe, simbizi, ariko yari yashoye byibisa kwanga uko byatangiye ndetse no kugenda kugeza amagingo yuko ari gusaba ubutabera. Turaza no kureba niba buzaboneka. Ngaho tubigenze gutya. Mizero w'imyaka 28 y'amavuko avuga yuko mbere yuko yishyurira Uwizeyimana icyiciro cya kabiri cya kaminuza, uyu musore yari yaramwijeje yuko bazabana nk'umugabo n'umugore akirangiza amasomo rwose cyangwa se akiyashyira ku musozo. Avuga kandi yuko uyu musore bakundanye kuva biga mu mashuri abanza, mbega birasa nkaho batubanya kondo. Akirangiza kwiga rero kaminuza yahise amukwepa yishakira undi mugore, yirongorera nyine undi mugore uri ku rugero rwe cyangwa se ku rwego rwe nk'umuntu wari ushoje kaminuza. Yabwiye TV1 ati namuhaye ibirenze umutima, ngo yabanje kumuha umutima arangije muha n'ibyisi. Twakundanye tukiri abana, namurikiriye kaminuza, murisha amafaranga yanjye y'u Rwanda agera kuri 3,460,000 byose bitikirira kuri uyu musore. Mizero avuga yuko yifuza yuko Uwizeyimana yamusubiza amafaranga yamutanzeho yiga kaminuza, ariko se n'umutima yari yaramuhaye nawe arabumwaka. Akabivuga kuko ngo yanze kumugira umugore nkuko yari yarabimusezeranyije, none akaba ari kubona igisa no kugwa kwishiga mu mboni ze cyatangiye kugenda kimusatira. Ati yarambwiye ngo ngiwe icyo nagushakagaho no kwiga kaminuza nkarangiza rwose, ubuzima bwiza ndabufite kandi kuri salary nifuza uzagumira aho ngaho cyangwa se wishakira ahantu ugira rwose. Ndashaka yuko ansubiza amafaranga yanjye. Ariko ari amagambo nkubwiye haruguru umve yuko ari uyu musore waririwe kaminuza kayinda yirangiza nyine wabwiraga cyangwa se wakomeretsaga uyu mukorerabushake wari waramufashije kwiga kaminuza akayirangiza. Ati umushahara nshaka narawubonye, kaminuza nagushakagaho narayibonye, shaka undi rero cyangwa uzagumire aho ngaho. Ariko si ibi bintu bizagwa neza uyu musore, uyu muntu bagiye kubana se we ntazabubona yuko ari nyamukurikiye ibintu akajugunya ishyano. Nyamukobwa avuga ko yanafashije Uwizeyimana, avuga yuko babyaranye abana babiri, kugura inzu bagombaga kubanamo, agasaba yuko yakubahiriza inshingano zo kurera abo bana uko byagenda kose. Uwizeyimana ushyirwa mu majwi avuga yuko ibyo uriya mukobwa avuga ari ibinyoma rwose, akavuga yuko ari amafaranga y'u Rwanda yarishye kuri kaminuza, ari inguzanyo yahawe n'umwarimu sako. Ubwo hari n'ibijya mu manza izi nyandiko nazo zakenerwa. Ati arabeshya rwose, ikirego kiri mu butabera kubera yuko no umuteka mutwe mubi cyane. Reka tureke kubivuga bitarasohoka kubera yuko ibi ngibi munyamakuru biri mu butabera rwose, muzamenya kuri kwabyo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange bamwita Niyireba Tomasi yemeza yuko Mizero Rosine yagejeje ikibazo cye ku buyobozi bw'umurenge, gusa Uwizeyimana akamwihakana akavuga yuko amafaranga yo kwishyura kaminuza yahawe ku nguzanyo yo muri banki rwose. Niyireba avuga yuko uwo mukobwa ubuyobozi bwamugiriye inama yo gutanga ikirego mu butabera ubundi akareba niba yatabarwa. Avuga kandi yuko Uwizeyimana icyo yemera ari uko bumvikanye kuzabyarana umwana, ariko ibi rwose ngo barabyumvikanye di, nuko bagomba kujya mu cyumba umukobwa agakuramo utwinda twe kugeza no kukenda k'imbere, uyu muhungu nawe bikagenda gutyo bakisayidira bakabyara akana. Hari nubwo umusore atabyerura, ubwo nabyo byarabaye. Mizero avuga yuko amafaranga yaririraga uwo musore muri kaminuza yavaga mu bushabitsi yakoraga, dore yuko acuruza restaurant ndetse n'akabari. Yo no mupimye. Uyu mukobwa cyakora avuga yuko nta nyandiko nimwe igaragaza yuko yishyuraga ari amafaranga, akavuga yuko batigeze bagirana amasezerano yanditse kuko bari bizeranye, barakundanaga, bari barahanye umubiri, bari barahanye byose byiza biri ku isi, ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe wabonaga undi mumboni yuko yazamuhemukira. Ese uraho urukundo rwa none? Urukundo rwa none rukurikira ibiceri byashira cyangwa se bigashirira amaso akongera agahindukira akarubona nkaho rutigeze ruhaba, cyangwa se akarubona nk'ishyamba ry'inzitane rutigeze rukuzamwo n'ibirenge. Niba uri kubyumva urumva ari ndukwiye ubutabera, kira kabaye bizagenda gute se uyu mukobwa yaba afite umurengera? Ese ko bamubaza inyandiko n'izi na nkeya zigaragaza yuko uyu murundo w'amafaranga yaba yarawuhaye uyu muhungu kugira ngo arangize kaminuza? Umukobwa ati twarizeranaga, twarakundanaga, ariko yakikoza muri izo nyandiko bikanga, ubwo biri buze kugenda gute? Ubutabera buri butangwe se hashingiwe kuki? Hari abantu se baba bazi umubano w'uyu mukobwa n'uyu muhungu? Nukuri mu mategeko hana sinzi niba ibi ngibi bizakunda. Icyakora koko bari abana babiri niba barabyaranye, ntekereza
yuko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaye yuko bari barigeze bakunda nawo. Nyamuhungu nawe mwabyiyumviye yuko yemerera yuko ngo bari barasezeranye yuko bazabyarana kana, uretse yuko atahise yisaho ngo avuge niba ko kana bari barumvikanye karahise kabyarwa cyangwa se karahise kabaho. Ese ibi twabyita iki? Umugani byenda gusetsa gukunda amafaranga kwa none se. Ubundi iyi ntero bakundaga kwiyeka ku bitugu by'abakobwa b'abanyarwandakazi bavuga yuko aka kanya ngo aribo bari kurongorwa cyangwa se kurongorana n'abantu batigeze bakundana aka na gato bikurikiraniye amafaranga. None se ubu bise nko gusereza twubura amaso tuyerekeze ku banyarwandakazi benshi bagiye bashinjwa kukuba ibwota amasimbi birongorerwa n'abasaza bakubye kane mu myaka, tageti ari ukugira ngo bazave mu buzima bahite begukana imitungo yabo. Ntabwo ndi butunga gatoki cyangwa se ngo mvuga amazina, abakobwa bafite bikimenya bose. Ubundi se ni iyihe mpamvu mwashinjaga abanyarwandakazi gukunda imitungo cyane mukirengagiza yuko n'abasaza babo baje kubivumbura bakabona yuko ibyisi ari ubusa, ariko iyo utabifite urari ubusa? Rero nabo ni mubareke ngo bacanye ku maso ngo ni igihe cyabo. Umukobwa uzajya wandarika aya mafaranga bazajya bayandurura bayagotomere, ubundi bajye kuyasangira nabo imitima yabo yihibeye. Ngo ubu butumwa bari kugenda bahererekanya cyangwa se bakurikiza ibijyanye n'uyu mukobwa uri gutakamba avuga yuko izi miliyoni zisaga 3,500 ngo yazisubizwa n'uno mugabo yakomeje kwita insoresore, avuga yuko ngo yaragamije kumuhombya, kumumungira umutungo, kumusubiza ku isuka, dore yuko yicururizaga resitora n'akabari. Ubwo ngo kaba yakongera akajya guhera ipfiyo hasi ahinga dodo, yorora imbata n'ibishuhe cyangwa se n'amatungo magufi, kugira ngo uyu mukobwa w'imyaka 28 yongera agire ubutunzi nk'ubwo yari afite. Tekereza kugwiza miliyoni 3,500 ku butaka bwo mu cyaro, gucuruza ukora utuntu dutandukanye, umuntu kumva ngo arayakuriye arigenda yagiye kuyaryohanamo n'ikindi gitsina gore ku ruhande. Ese uratekereza iki mu gihe umukobwa atabona ubutabera mu minsi iri imbere? Ni iki kizakurikiraho? Ese uyu musore wazaba ari he n'uriya mukobwa wundi yirongoreye? Uriya mukobwa najye wumva inkuru se zuko umusore bari kumwe udufaranga mutunzemo ari utwavuye ku wundi mugore. Ese azabyara hungu na kobwa atunganirwe? Umbabarire gusa n'uwibaza ibibazo nuko buri muntu wese wabonye iyi nkuru yabanje kugira ngo n'urugwenye cyangwa nibyenda gusetsa, ariko nibyo ni ibyanyabyo. Amazina yacu twitwa Kigali Line News. Ndacyagushimira gukomeza kubana natwe mu makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro andi makuru nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira. Turabakunda.